ibyo wakora niba wifuza kugira amenyo mazima kandi meza. Amenyo akenshi iyo havuzwe uburwayi bwayo humvikana kuba yaracukutse cyangwa yaramunzwe, mbese akeneye kuba yakurwa cyangwa agahomwa. Ku rundi ruhande ariko uko kwangirika kwayo si ibintu biba mu mwanya umwe, ahubwo ni ibintu bigenda biba gahoro gahoro. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibiranga uko amenyo agenda yangirika, ndetse turamenya n'uko wabyirinda. Ubusanzwe mu kanwa kacu huzuyemo bagiteri ibihumbi n'ibihumbi, ku buryo zimwe muri zo uzisanga ku menyo, ku ishinya, ku rurimi n'ahandi hanyuranye mu kanwa. Izo bagiteri ziba mu kanwa zifite akamaro, nyamara hari igihe ziba mbi zikaba arizo zigira uruhare mu kwangirika kw'amenyo yacu. Kwangirika kw'amenyo biterwa n'uko zimwe muri izo bagiteri zikoresha isukari iri mu byo twariye, nuko zigahinduramo aside, ku buryo uko iminsi igenda yisunika niko iyi aside igenda yangiza kandi icukura amenyo. Buri munsi mu kanwa hahora intambara hagati ya mikorobe ndetse n'ibirinda mu kanwa. Ku ruhande rumwe mu kanwa haba bagiteri zibumbiye ku ryinyo, zivanga n'amasukari ava mu byo twariye cyangwa twanyoye, cyane cyane ibinyobwa n'ibiribwa biryohereye. Ibyo biribwa birimo bombo, amata, biswi, shokora, amasoda, ice cream, imitobe ndetse n'ibindi. Icyo gihe izo bagiteri zivanga n'aya masukari agahindukamo aside, ariyo igenda yangiza iryinyo buhoro buhoro, uhereye ku gahu karyo k'inyuma kitwa enamel. Ku rundi ruhande mu kanwa kacu tuhasanga imyunyungugu iba iri mu macandwe, cyane cyane calcium na phosphate, ukongeraho fluoride iba iri mu miti dukoresha twoza amenyo. Uru ruvange rutuma agahu gatwikiriye iryinyo kongera kwisana nyuma y'intambara yatewe na aside iba mu kanwa, bityo buri munsi ibi bihoraho, hakabaho kwangirika no kongera kwisana kw'amenyo. Reka dukomeze tumenye uko bigenda kugira ngo amenyo yangirike burundu. Nk'uko tumaze kubibona, buri munsi iryinyo rigenda ritakaza imyunyungugu, kandi ni nako rigenda ryangirika, ariko uko ugenda uyoza ukanayakorera isuku ni nako nayo agenda yisana ubwayo. Iyo aside zigenda ziba nyinshi mu kanwa, by'umwihariko mu gihe ukunda gukoresha ibintu birimo amasukari cyane kandi ntiwoza amenyo mu buryo buhoraho kandi neza, icyo gihe iryinyo rigenda ryangirika buhoro buhoro, kuko aside zirusha ingufu ubwirinzi bwo ku menyo. Kubona ko amenyo yangiritse ubibonera ku muzi w'iryinyo ndetse n'aho riherera, kuko hatangira kugenda heruruka ukuntu hakaba umweru cyane. Amenyo atangiye kurwara arangwa no kugira ibintu biyihomaho bisa n'umweru, ariko kugeza aha bishobora gukosorwa ndetse iryinyo ntiryangirike burundu. Agahu k'iryinyo ubwako gashobora kugenda kisana gakoresheje imyunyungugu iri mu macandwe yivanga na fluoride iva mu miti y'amenyo ukoresha uyoza, cyangwa ahandi hashoboka, kuko habaho ibinini bya fluoride. Gusa iyo bitagenze gutyo, iryinyo rirushaho kugenda ryangirika, rigatangira kwicukura, ku buryo iyo bigeze aho akenshi umwanzuro uba ari ukurikuramo cyangwa kurihoma. Reka dukomeze tumenye ibyo wakora ugafasha amenyo yawe guhangana kandi ugatsinda izo aside ziyangiza. Mu gufasha no kurinda amenyo yawe, gerageza gukoresha fluoride. Fluoride ni umunyungugu urinda amenyo yawe gucukuka no kwangirika. Uyu muti ufite ubushobozi bwo guhagarika no kuvura kwangirika kw'amenyo hakiri kare.
icyo fluoride ikora ni uko irinda ko hari umunyu mu gutakara kandi igafasha gusimbura ibyagiye. Fluoride kandi igabanya ingufu za bagiteri mu kanwa zo gukora acide yangiza amenyo. Iyi fluoride by'umwihariko iboneka mu miti inyuranye ikoreshwa mu koza amenyo, bityo wajya ubireba mbere yo kugura umuti w'amenyo wo gukoresha. Imiti ni myinshi y'amenyo ibaho, ariko siko yose twahamya ko yujuje ingano ya fluoride iba ikenewe mu koza amenyo, bityo nahawe kwirebera iyujuje ibyo ukeneye. Igipimo cya fluoride kiri muri buri muti kiba cyanditseho, kikaba kibarwa mu gipimo cya ppm, mu magambo arambuye bisobanuye parts per millions. Ku ruhande rumwe ariko hari imiti yoza amenyo aho bandikaho igipimo muri garama za fluoride ku magarama 1000 y'umuti. Imiti y'amenyo ifite igipimo kiri hagati ya ppm 1350 n'1500 niyo myiza kandi ifite ubushobozi bwo guhangana na za bagiteri zangiza amenyo. Ku rundi ruhande iyo bibaye kuvura amenyo yangiritse, iki gipimo gishobora no kugera kuri ppm 5000. Ku bana bari munsi y'imyaka 3 ukoresha fluoride ifite igipimo kiri munsi ya ppm 1000. Abana bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 bakoresha fluoride ifite hagati ya ppm 1000 n'1350. Abana guhera ku myaka 6 kuzamura n'abakuru bakoresha fluoride ifite igipimo kiri hagati ya ppm 1350 n'1500 kugera kuri ppm 5000 mu gihe amenyo yangiritse. Ni byiza koza amenyo hashize byibuze iminota 5 nyuma yo kurya, kuko hari intungamubiri iryinyo riba rigomba gukura mu biryo byarigiyeho. Hari imiti yagenewe gusukura mu kanwa izwi nka mouthwash, ariko ntabwo byemewe kuyikoresha icyarimwe mu koza amenyo ngo bivange, kuko yangiza fluoride. Ahubwo ushobora kugisimburanya ukaba wakoresha mouthwash yonyine nyuma y'ifunguro ryo kumanywa, noneho ugakoresha umuti w'amenyo urimo fluoride mu gitondo na nijoro. Reka tumenye ibyo ukwiye kwitaho ku menyo yawe. Icyambere cyo kwitaho ku menyo yawe ni ukugabanya utuntu urya hagati y'amafunguro ya mu gitondo, saa sita ndetse na nijoro. Utuntu twa hato na hato nka biswi, ubunyobwa, igi cyangwa utundi urya ntuhite woza amenyo ako kanya, nibyo byongera acide yangiza amenyo mu kanwa. Icya kabiri cyo kwitaho ku menyo yawe ni uko shokora, bombo, soda n'ibindi biryohereye ibyo bikoresha mu gihe ari ngombwa, nko mu minsi mikuru gusa, nabwo nyuma uhite woza amenyo ako kanya. Icya gatatu cyo kwitaho ku menyo yawe ni uko ugomba kwibuka no kuzirikana koza amenyo yawe byibura 2 ku munsi. Icya kane cyo kwitaho ku menyo yawe ni uko ukoresha uburoso bw'amenyo bwiza kandi nturenze amenyo 3 ugikoresha uburoso bumwe gusa. Icya gatanu cyo kwitaho ku menyo yawe ni uko mbere yo kugura umuti wo koza amenyo, nyabuneka areba niba udafitemo fluoride nkeya cyangwa nyinshi, kuko ni nyinshi si nziza ku menyo yawe. Icya gatandatu cyo kwitaho ku menyo yawe ni uko mu gihe bishoboka isuzumishe byibuze 2 mu mwaka kwa muganga w'amenyo. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara,
ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.